Yesu ashimwe, ndagusuhuje nanone nkwifurije amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Ndi Prophet Emma, reka ngusabire umugisha wewe wamaze gukora subscribe hano kuri Prophet Emma. Ni ukuri Imana iguha umugisha wowe uri mu muryango mugari we kuri iyi channel Prophet Emma. Habwa umugisha n'Imana. Nawe ugiye kubikora nonaha ngusabiye umugisha ugikanda subscribe. Imana y'amahoro igukingurira imiryango yose mu izina rya Yesu Kristo. Ukuraba unshyigikiye nawe ubona abandi bagushyigikira, ubona abandi bakuzamura. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Uyu munsi rero turakomeje, tugiye kuganira ikintu cyitwa umuvumo, uburyo uva ku buzima bw'umuntu n'uburyo wakurwaho uburetwa. Hari ibintu biba ku buzima bwawe wowe udasobanukirwa, utamenya ngo ni ibiki, ariko ibi bintu ngiye kuvuga nubyisangaho ukabyibonaho umenye ko uri mu muvumo. Hari ibintu bikubaho ukamenya ko harimo imbaraga z'umuvumo, hakaba n'ibintu bikubaho ukamenya ko hari imbaraga za karande. Ibi bintu uko ngiye kubikubwira byose uko bikurikirana, nuza kubyisangaho ukabyibonaho ukabyimenyaho, umenye ngo hari imbaraga za karande ziri kuri wowe, ukeneye gusengerwa Imana ukibyibonaho, kuko ibi bintu iyo bikuriho ntushobora gutera imbere. Ushobora kwibaza ni gute ujya gusaba akazi, muntu mwariganye atakurusha ubwenge, muntu mwariganye ntakurushije amanota, ntakurusha n'imiryango ikomeye, ntakurusha n'inshuti, ariko akakabona wowe ukakabura. Ugasanga abandi bahora bagira amahirwe wowe ukayabura. Ugasanga wowe ibyo ugerageza gukora bihora bitsikamirwa, bihora bipyinagazwa, bigahora bisubizwa hasi. Ukibaza ati kubera iki ari njyewe buri gihe uhora usama inda zikavamo? Hari abantu bahora batwita, ubura uko atwise indi ikavamo, ubura uko atwise indi ikavamo. Biki kintu cyose kibaye ku buzima bwiwe kikanga, ntibikunde, ntibigire aho bigera. Ibintu byawe ugasanga bihora ari intambara, ibyawe byose ugasanga ntibyemera. Watwise umwana wa mbere ndivamo, nacyo ni ikintu gikomeye, ni igikomere, ni igikomere, ariko Yesu ajya cyomora. Imana y'amahoro itugirire neza. Twita iya kabiri, iya gatatu, abantu bahora batwita inda zikavamo. Hari n'abandi bantu bakorera amafaranga ntibamenye iyo ajya, sibyo? Mbega ugasanga hari ibintu bihora bikubaho. Ibi bintu uko ngiye kubivuga byose uko bishoreranye, nubyibonaho ukabyisangaho, uraba ukeneye gusengerwa Imana. Hari abantu Imana yampishuriye ngomba gusengera Imana, hari abantu Imana yampishuriye ngomba gusengera Imana. Ibi ngibi ntubifate nk'ibintu biri aho ngaho, ntubifate nk'ibintu bisanzwe. Ukiyumvaho izo mbaraga ukeneye gusengerwa Imana, ukiyumvaho iyi myuka ukeneye gusengerwa Imana. Ukiyumvaho izo mbaraga menya ngo umuvumo uri kuri wowe cyangwa karande iri kuri wowe. Iyo tuvuze umuvumo ni iki? Umuvumo na karande ni ibintu bifite bikorera hamwe, ariko nanone bifitanye isano, ariko nanone si bimwe. Umuvumo birashoboka ko wakuzaho wizaniye cyangwa uvumwe n'abandi, sibyo? Umuvumo ushobora kukuvuzaho ukawizanira cyangwa ukawuvumwa n'abandi, nabyo ndaza kubisobanura. Iyo uvuze karande, karande ntabwo ari ikintu wizanira, byo bitandukanye n'umuvumo. Umuvumo ushobora kuwuvumwa pe, ukavumwa. Karande ariko yo ntabwo ari wowe uyizanira. Karande si icyaha, ariko burya umuvumo ushobora kuza, icyaha gishobora kuzana umuvumo, ariko icyaha nticyazana karande. Imana y'amahoro itugirire neza. Ko karande ni ikintu uvuka ukacyisangamo, ukavuka mu muryango icyo kintu kirimo, ugakurana nacyo, ukabana nacyo, kikagukurikirana aho ugiye hose, ukagendana nacyo aho unyuze hose, icyo kintu ukabana nacyo. Imana y'amahoro itugirire neza. Wavuga rero umuvumo, umuvumo ni ibintu biba ku buzima bwawe ari wowe ubyizaniye, cyangwa se ubizaniwe n'abandi, cyangwa se uwo muvumo ugaturuka ku mubyeyi wawe, cyangwa se umuvumo nanone ugaturuka ku byaha wakoze. Imana y'amahoro itugirire neza. Niyo mpamvu nkubwira ngo umuvumo ushobora kuza uzanywe n'icyaha, kuko icyaha burya hari icyaha kizana umuvumo. Ukagikora ariko nyamara ntigikureho, ukagikora ukanagisabira imbabazi ariko ntibivaneho umuvumo. Hari abantu bajya bakunda kumbaza ngo umuntu wakijijwe ni gute agira karande? Ye, arayigira cyane.
ko buriya yego nibyo ijambo ravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, ngo ntabwo izi mbaraga ziba zikimukurikirana rwose. Ariko ndagira ngo nkubwire iki kintu, karande ishobora kukubaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana y'amahoro itugirire neza. Karande ishobora kukubaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Igihe cyose urimo usenga ariko ukaba utabasha kugera ku musaraba neza, karande iragukurikirana, kuko burya nta kindi kizana abadayimoni mu buzima bw'umuntu wakijijwe n'icyaha. Buriya uramutse ugenza uko Imana igushaka ukagenda utunganye rwose, umuntu utuwemo n'Imana ntashobora guturwamo n'abadayimoni, ntibishoboka, kuko aho Kristo ari ntabwo dayimoni ahatura. Imana y'amahoro itugirire neza. Ko ntabwo ushobora kunyumvisha uburyo ngo ndi umwana w'Imana, muri njyewe hatuyemo imbaraga z'umwuka wera, noneho wamara guturamo imbaraga z'umwuka wera ngo na dayimoni arahatuye, kandi ntibishoboka. Ntabwo Kristo na Beliyari ntabwo bajya batura ahantu hamwe icyarimwe. Oya, buriya igihe cyose wumva ko ufatwa n'imbaraga z'abadayimoni, hari uburyo butagenda neza mu isi y'umwuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari uburyo butagenda neza mu isi y'umwuka, hari uburyo ibintu biba bitarimo bigenda neza. Ukeneye kwisuzuma ukareba ukavuga ngo ni hehe birimo birapfira. Hari ahantu biba birimo birapfira, haba harimo akagozi katari kacika. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni ukuvuga ngo buriya wari uzi ko no kwiganyira ni icyaha. Buriya hari abantu bavuga ngo sinsambana, siniba, sindoga, sinywa inzoga, sinica, ariko nyamara ukibagirwa bya byaha byo kunanirwa kubabarira. Kuriya kunanirwa kubabarira ni icyaha. Kutizera ni nacyo cyaha gikuru kihagarariye ibindi. Rero igihe cyose twagiye mu ntege nkeya, Satani araza akatwegera. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo wagiye mu ntege nkeya rero Satani niho akwegerera, ugasanga wisanze muri karande. Rero iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, cyagiye watura agakiza ukavuga ngo byose ndabyanze, warangiza ukabyatura ukemera kubireka, ubihindutse icyaremwe gishya. Ni ukuvuga ngo mu cyaremwe gishya ntabwo karande birimo, ntabwo ibirimo, ariko iyo usubiye inyuma ukajya mu ntege nkeya, karande iragaruka. Bera yuko abadayimoni burya iyo tubirukanye mu muntu nta handi bajya, ntibajya kure, baragumya bakazerera. Niko Bibiliya ivuga ngo dayimoni ivuye mu muntu ngo iragumye ikazerera, ngo ikagumya igatembera hafi aho ngaho, ngo ikagumya yizerereza yibuzabuza, ngo noneho ngo ibirimo ishaka ahantu itura. Imana y'amahoro itugirire neza. Noneho ngo iyo uhunikiriye gatoya, dayimoni ngo ihita igaruka ikongera igasubira muri wa mubiri wayo. Noneho ngo ntize ari imwe, ngo igarukana n'abandi badayimoni bikubye inshuro 7. Ni ukuvuga ngo ya dayimoni warwanyije bwa mbere iyo yongeye kugaruka, igaruka yikubye inshuro 7. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana riratunganye, ijambo ry'Imana riraboneye. Rero karande ishobora kukubaho igihe cyose utabaye mu maso, ucyatura agakiza ngo ube maso, ukomeze mu murongo wiyemeje, ukomeze mu murongo wo gutunganira Imana kandi wanga icyaha n'igisa nacyo. Ni ukuvuga ngo igiye mu ntege nkeya gatoya, abadayimoni barakwambara. Iki gihe rero ikigukuraho karande, uba ukeneye deliverance. Ukenera deliverance kugira ngo ubashe kubohorwaho izo mbaraga zakwatatse, kuko ntuba ugifite imbaraga zo kubasha kwisengera kugira ngo uwo mwuka uve kuri wowe. Haba hakenewe akanwa k'umutambyi kugira ngo izo mbaraga zibashe kuva ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari undi uherutse kumbaza, arambaza ngo ese karande ishobora kugera ku muntu witwa ko ari umukozi w'Imana cyane? Hari abantu bakorera Imana bafite karande, kuko buriya karande nta muntu itinya. Imana y'amahoro itugirire neza. Umuntu wese uko yakomera kose agira karande. Imana itugirire neza. Buriya karande ntiyagutinya ngo no kuri bishop, irakurinda imurape, kagukubita hasi, ntabwo umenya uko bigenze. Iyo utabaye maso, karande igukubita hasi. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Kuvuga ngo urapotere, kuvuga ngo uyoboye abantu ibihumbi, baba data we, karande irakuzana ikagukubita hasi. Ikintu gishobora gutuma karande igutinya ni ukuba wowe na Yesu muri umwe. Haleluya. Kuba wowe na Yesu muri umwe. Ariko iyo wowe na Yesu mutari umwe, karande ntigutinya. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ndashaka gusengana n'umuntu wiyumva muri ibi byiciro. Buriya ibintu bigaragaza ko uboshye
reka mbivuge, ndavuga nk'ibintu nka 12 bishobora kugaragaza yuko umuntu aboshye. Ndavuga ibi bintu 12 bishobora kugaragaza ko umuntu aboshye. Niwiyumvaho ibi bintu ko ari 12, ukeneye gusengerwa Imana. Umwuka w'Imana yampishuriye bino bintu, ariko arambwira ngo umuntu wese wiyumvaho ibi bintu dufatanye gusengana Imana. Rero niwiyumvaho bino bintu umpamagare kuri nimero uri bubone kuri screen yawe, dusengana Imana. Gusenga ntacyo bitwaye, gusenga rwose ni ukibyiyumvamo. Ibi bintu ukabyumva ukumva bikuriho ko ari 12, ukumva bikuriho rwose, ufata iyo nimero umpamagare dusengana Imana. Ni ibintu 12 bigaragaza yuko waboshywe n'imbaraga z'abadayimoni, bigaragaza kugendana na karande, bigaragaza kugendana n'umuvumo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu iyo bikuriho by'ikimenyetso simusiga yuko kuri wowe hariho karande, ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko waboshywe, ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko watanzwemo ibitambo, ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko kuri wowe hariho umuvumo. Rero ukiyumvaho ibyo bintu umpamagare kuri izo nimero dusengana Imana. Nzi neza ko Imana iri bubohora ubuzima bwawe. Twagiye ikintu cya mbere. Ikimenyetso cya mbere, umuntu ukunda gupfusha ubukwe cyane. Umuntu upfushije ubukwe inshuro zirenze imwe, niba warigeze kugerageza gukoresha ubukwe ugapfusha ubukwe inshuro irenze imwe, ubukwe bwawe bugapfa, ukagerageza kurambagizwa bugapfa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kora abantu tumaze iminsi dusengana, ugasanga umuntu yapfushije ubukwe inshuro 6, ugasanga hari n'uwapfushije ubukwe inshuro 7. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga abasore uko baje bahora bamubenga, ugasanga hari n'ababengerwa mu murenge, ugasanga hari n'ababengwa ku munsi w'ubukwe, ugasanga ibyo bintu biranze. Byanze bikunze haba hari umwuka uherekeje ibyo bintu, utuma ibyo bintu bidakunda, uzana icyangiro kuri wowe. Uwo mwuka ukazana igisuzuguriro kuri wowe, umwuka uguteza kubengwa, umwuka uguteza kwangwa, umwuka uguteza igisuzuguriro. Ni umwuka ukugendaho. Uwo mwuka ukeneye kuwamagana mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwuka ukeneye kuwamagana. Rero igihe cyose ubona ugerageza gukoresha ubukwe ariko bugapfa, ugerageza gukoresha ubukwe ariko bikanga, bagerageza kugufiyansa bikanga, umuntu mugerageje gukundana ntumenye ukuntu agiye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntumenye ukuntu agiye. Umuntu murakundana ariko ntumenye ukuntu agiye. Ukeneye gusengerwa Imana. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kuba bugufi bw'Imana. Ukeneye gusenga, ukeneye akanwa k'uwasizwe, ukeneye umuhanuzi mu buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Icya gatatu, hari abantu bakunda kuryama bakarara barota inzozi z'abantu bapfuye. Bakarara barota inzozi z'abantu bapfuye. Niba urara urota inzozi z'abantu bapfuye, ukarara urota uri mu marimbi, ukibonaho ibyo bintu bikunda kukubaho kenshi, ukeneye gusengerwa Imana. Kenshi iyo urota ibi bintu haba hari ikimenyetso simusiga cy'uko uboshye, hari ibiziriko bikuziritse, ukeneye gubohorwa, ukeneye gukurwa kuri iyo ngoyi, ukeneye gukurwa iyo migozi. Imana y'amahoro itugirire neza. Icya kane, Imana y'amahoro itugirire neza, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Hari umuntu mu buzima bwa buri munsi uhorana ubwoba. Nawe ntabwo uzi ahantu ubwo bwoba buturuka, hari ikintu kiguteza ubwoba, nawe ntabwo uzi ikintu kibugutera. Uhorana ubwoba kandi urasenga nta kuba utagize, ariko uhorana ubwoba mu mutima wawe. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko uboshye, ukeneye kubohorwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye gusengerwa Imana. Ubwo bwoba urabuhorana, ubwo bwoba buguhoraho, ubwo bwoba bukugendaho, ubwo bwoba buragukurikirana. Ahantu hose utambutse uhorana ubwoba. Ukeneye gusengerwa Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Cya gatanu, hari umuntu urwaye umutwe udakira. Uyu mutwe warawivuje, waragerageje, nta kutagize, ibintu byose warabikoze bishoboka, nta kutagize, ibinini urabinywa ari byaba abandi bageze kuri dogere yo gusara, ariko umutwe ntukira. Ikindi, uwo mutwe ugakunda kukurira uruhande rumwe, ubundi ukimuka kumva urakurira mu jisho. Hari n'abantu baribwa umutwe bene hano ahangaha kumva umutwe uramurya. Ukeneye gusengerwa Imana, uraboshye, harimo imyuka mibi. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari abandi, ikindi kintu cya gatandatu, hari abantu barwaye uburwayi, ubwo burwayi warabwivuje, wagiye kwa muganga babuze uburwayi kandi wewe wumva urwaye.
we wumva urwaye, uhorana uburwayi, uhora hasi, umubiri wose urakurya, kandi iyo ugiye kwa muganga babura uburwayi, ntabwo babona, baragerageze ntako batagize, umubiri wawe uhora mu byuma, uhora muri randevu zidashira, amafaranga urayatanga ariko byaranze. Ukeneye gusengerwa Imana, wikwigirira nabi ngo ujye mu bapfumu, wikwigirira nabi, ngwino tugusengera Imana. Data abohora ubuzima bwawe. Nzi neza ko Data wo mu ijuru, umwami w'amahoro, mpaye impano yo gusengera abarwayi, ariko icyo si cyo ndirata Kristo wampaye agakiza ke ku buntu. Rero ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye amasengesho kandi ari irijanse, ukeneye amasengesho ari irijanse. Hari ibintu biba byihutirwa, biba bisaba amasengesho ari irijanse. Rero ndashaka gusengana n'undi muntu, icyo ni icya karindwi. Iyo umuntu ateye gutya, ni umuntu ukunda gutwita ariko inda zagera ku mezi runaka zikavamo. Akenshi ntizijya zikundara abantu bakunda inda ivamo igeze ku mezi 3, hari izivamo zigeze kuri 5, ariko buri gihe niko bikugendekera kandi ni ibintu bihora byisubiramo. Ni ukuvuga ngo uhora utwita ariko ugapfusha inda zikavamo. Ni ikimenyetso simusiga yuko uraboshye. Nakubwiye ngo ndakubwira ibintu 12 bigaragaza yuko uboshye. Ibintu 12 ni ibintu 12 ndi buvuge ku buzima bwawe, waza kubyisangamo ukamenya yuko ukeneye kumpamagara tugasengana Imana, ukeneye gusengerwa Imana mu izina rya Yesu, ko ni umwuka w'Imana yamishuriye. Mwuka w'Imana yamishuriye ibintu 12 bigaragara ku buzima bw'umuntu, kandi wabyagaragara kuri wowe bikagaragara yuko udateze gutera imbere. Icyo wakora icyo ari cyo cyose, hari umwuka ukugendaho, hari umwuka ukunaniza. Somye ijambo ry'Imana mu maganya ya Yeremiya, ibice byaho ni 7 ku murongo, ibice byaho ni 5 ku murongo wa 7. Haravuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe turaha twikoreye ibicumuro by'ibyaha byabo, abagaragu nibo badutegeka, ntawo kuduhoza uhari. Imana y'amahoro itugirire neza. Ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho. Uyu munsi usanga imbaraga zitugaruka, imbaraga zidutsikamira, ugasanga imbaraga ziri kugutsikamira ntabwo ari imbaraga wowe ubwawe wihamagariye, ugasanga ni imyuka mibi kugendaho, bituruka mu mbaraga zo mu gisekuruza z'abantu baterekeraga, baraguraga, babaga mu buzima nabo bw'imihango ya gipagani. Rero izo mbaraga nizo zirimo ziragaruka zigatigisa umuryango uyu munsi wa none. Ugasanga mu muryango w'iwanyu bagutanzemo igitambo cyangwa se bakumurikiye nyabingi, niyo mpamvu udashobora gushaka, niyo mpamvu udashobora kubaka. Imana y'amahoro itugirire neza. Twakomeje icya 8. Umuntu umaze igihe kinini urwana n'imbaraga y'ubusambanyi. Uyu mwuka urwana nawo, ariko uyu mwuka wanze kukuvaho. Nimvuga uyu mwuka, hari abantu babaswe n'umwuka wo kwikinisha. Ugasanga neza mu buzima umwuka wo kwikinisha warakubase, umwuka wo kwikinisha ukuriho, ukugendaho, ukomaho. Rero ukeneye gusengerwa Imana. Uyu mwuka ni umwuka w'abadayimoni, ni umwuka w'abazimu, ndetse ni n'umwuka mubi woka mu muntu kandi ukamukurikirana ukamugendaho. Uyu mwuka ukikuriho, uyu mwuka ukikugendaho wo kwikinisha, ntabwo ushobora gutera imbere. Uyu mwuka ukikugendaho, umenye yuko urimo uragusunikira mu rwobo, urimo uragusunikira mu rwobo. Uyu mwuka urimo uragusunikira ku rupfu. Imana itugirire neza. Rero ukeneye gusengerwa Imana kandi ukeneye amasengesho y'imbaraga. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari imyuka igenda ku buzima bw'abantu. Uyu mwuka wo kwikinisha rero niba ukuriho, ukeneye gusengerwa Imana byihuse cyane, ukeneye amasengesho ari irijanse niba uyu mwuka ukuriho, niba uyu mwuka ukugaragaraho. Imana y'amahoro itugirire neza. Data atwishimire. Ikindi kintu cya 9 ni icya 9. Hari umuntu usenga ariko yabaswe n'ikintu cy'umwuka wo kunywa inzoga. Umwuka wo kunywa inzoga warakubase, ni ukuvuga ngo urasenga ariko unywa inzoga nawe ku rwego udatekereza. Kuvuga ngo uyu munsi urabireka ariko uje ugasanga wongeye wanyweye inzoga, uraboshye. Hari ibintu by'imyuka mibi bigenda ku buzima bwawe, uraboshye. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kuba bugufi bw'Imana, ukeneye gusengerwa Imana. Niba biri kuri wowe ibyo bintu, fata iyo nimero umpamagare dusengane Imana. Undi muntu ni ikintu cya 10,
abantu baryama bakarara barota basambana. Hari abantu bajya barara mu nzozi z'ubusambanyi, ukijya ku buriri hari ibintu biza kugusambanya nawe utazi. Teka ugahora urota usambana, ugahora ubona ibintu biza kugusambanya mu ijoro, kandi uwo mwuka ukakomaho. Uyu mwuka uba ku bagabo ukaba no ku bagore, ugarara usambana n'inzozi zikuzira, ukarara mu nzozi z'ubusambanyi, ukarara mu bintu by'ubusambanyi, ugira abagabo b'ijoro, hari n'abagore b'ijoro. Uyu mwuka niba ukuriho ukeneye gusengerwa Imana, kuko uyu mwuka ni mubi. Uyu mwuka ushobora gutuma udashaka, uyu mwuka ushobora gutuma utubaka, urugo rugasenyuka pe, urugo rukagenda rugasenyuka rukaba umusaka. Uyu mwuka ni mubi, ni umwuka ugenda ku bantu kandi ukabatsikamira, kandi ni umwuka ubatwaza igitugu. Rero ukeneye gusengerwa Imana kugira ngo Imana ibohore ubuzima bwawe. Ni umwuka ubatwaza igitugu, ni umwuka ubatwaza uburetwa, kuko uyu mwuka utuma uhorana ikintu bita agahinda muri wowe, ugahorana ikintu bita agahinda. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero nawe ukeneye gusengerwa Imana. Ndashaka gusengana n'undi muntu, ni icya 11. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu muntu umeze gutya, ibintu by'inyatsi biba kuri wowe. Urakora ariko ntushobora gutunga amafaranga. Ntushobora gutunga amafaranga igihe cyose, ibintu byose ukoze ntibikunda. Ahantu ushoye business irahomba, ibintu ufasha amafaranga bayaguhaye, ruheruka bayaguhaye, mbega uhorana inyatsi. Umushahara uhembwa ntujya umenya iyo ujya, ibintu byawe byose mbega byaranze. Ukeneye gusengerwa Imana, mpamagare kuri iyo nimero dusengane Imana. Icya 12, Imana y'amahoro itugirire neza. Ikintu cya 12, umuntu ushaka gusengera Imana, umuntu ushaka gusengana nawe, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hari umuntu wabuze urubyaro, waragerageje, warivuzije, nta kutagize, bakubwiye kwa muganga ngo nta kibazo ufite, ariko wowe kugira ngo utwite byaranze, imyaka irashize indi iratashye. Ndagira ngo mvugane nawe. Yesu ni muzima kandi ashobora byose. Yesu ni muzima kandi nta kintu kimunanira. Abiringiye Uwiteka bo bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Uyu musozi ni mugari, uyu musozi urahambaye. Abantu biringiye Uwiteka nawe akababera ibyiringiro. Rero ndashaka kuvugana nawe. Imana yagukorera ibikomeye, Imana yakubambira amahema, Imana yakuzamura, Imana yakubatura, Imana yakubohora, kandi Imana yahagararana nawe. Nshaka gusengana nawe, kandi by'umwihariko Imana irakugirira neza. Ngibyo ibintu 12 uyu munsi nashatse kugusangiza, kugira ngo niwiyumvaho kimwe muri ibyo ngibyo umpamagare kuri iyo nimero dusengane. Reka nkubwire, buriya hari ibintu biba ku buzima bw'umuntu. Iyi imyuka ni mibi, imyuka ya karande ni mibi, ni imyuka ituma umuntu adashobora kugira hagera. Ugahora mu buzima bwo kwizengurukaho, ugahora mu buzima ibyawe byose uhora unanizwa. Iyo ugiye kuzamuka haza imbaraga ikagusubiza hasi, wakorora itungo rigapfa, wagira ngo urahinze ntiweze. Mbega ibintu byawe byose bihora bitemera, nawe ukibaza uti kubera iki ibintu byanjye bitemera, kubera iki ibintu byanjye bidakunda. Hari ibimenyetso bigaragaza ko hari imbaraga nyine zigutsikamiye. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusenga kandi ushizemo imbaraga. Hakabaho gusenga ugakorerwa deliverance, hakabaho gusenga twubaka igicaniro cy'amasengesho, ugahinduka icyaremwe gishya muri uko gusenga. Noneho ibyo ngibyo, iyo myuka tukarwana nayo, iyo myuka tukayinaniza, tukayicyaha, ku buryo winjira mu mugisha wawe, ku buryo winjira mu gitangaza cyawe, winjira mu mahirwe yawe, winjira mu iterambere ryawe. Reka nkubwire, iteka iyo ugiye gutera imbere hari ikintu cyiza kikagusubiza inyuma. Icyo kintu kikaza kikakubwira ngo we icara, subira hasi. Ibyo bintu bikagusubiza hasi, nawe ntumenye uko bije, ntumenye aho biturutse. Imana itugirire neza. Rero data bishimire, data bagirire neza. Icyo cyari igice cya mbere, tuzakomeza n'igice cya 2, ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba utari wakora subscribe yikore, maze dukomeze tubane mu buryo bwo gusenga Imana. Imana y'amahoro ni kwishimire, Imana y'amahoro ni guha umugisha, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Nzi neza ko utazigera umwara, nzi neza ko utazigera ukorwa n'isoni, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo wakora byose bikorere mu kubaha Imana. Niyo wampamagara ngo dusenge, ariko mpamagara uzi neza ko ugiye gukizwa, mpamagara uzi neza ko ugiye gushaka mu maso y'Imana, mpamagara uzi neza ko ugiye gushakashaka ibyo umwami agize gute ashaka.
ashima. Mpamagara uzi neza yuko ugiye kuba icyaremwe gishya. Naho nkagusengera nkakurambikaho ibiganza, nkashyiraho ibirenge, ugatanga ibitambo bitagira umubare, ariko udakijijwe nta kintu uzabona. Ikintu cya mbere gikuraho karande ni ugukizwa. Kwanga icyaha n'igisa nacyo. Rero Imana y'amahoro ibishimire, Imana ibagirire neza. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, reka nkubwire ngo shalom shalom. Uwiteka kurebe neza, Uwiteka kwishimire, Uwiteka guha umugisha, Uwiteka kubambira